ngayo nguko rero ngira ngo urubanza no kururangiye umucamanza yemeje ko afunze Ishimwe Dieudonné yagowe no gusoma iki cyemezo kuri nuko umucamanza yabonye agukora kwa nyirako oya hamya bwo wasambanyijwe umugenda ubu ni wundi wakuyemo inda mbabwira inda tutamenye nyirayo umucamanza asanga imvugo zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha arizo zifite ishingiro kurusha icyemezo cya noteri no kurusha ibyabwiwe umucamanza mu maso mu rukiko. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera, hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ikiganiro cyacu ku Karubanda, kandi tubashimire ko mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi nk'uko twakomeje kubarakira mu biganiro byatambutse, Ishimwe Dieudonné alias Kid uyu munsi yagomba ni Prince Kid ariko na Kid nibyo ubundi se uyu munsi yagomba gusomerwa saa 5 nk'uko twatangiye tubabwira umucamanza wari uteze amatwi cyane uru rubanza akomeza abaza ibibazo. Wenda twibutsa abantu ko icyemezo cy'umucamanza w'urukiko rwisumbuye nacyo cyajuburanwaga cyajuririwe rwasomwe ku itariki y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Icyo gihe Kid agirwa umwere umucamanza ashingiye ku mpamvu zitandukanye. Icyo abaye nka yasanze ko nyine ibimenyetso ubushinjacyaha bwazanye bidafite ishingiro. Yego. Uyu musore yafashwe mu kwezi kwa 4 itariki ntibuka neza ariko njya umuntu yazireba umwaka wa 2020 cyangwa 2022 atangira mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama kwifungwa n'ifungurwa. Ubu yarageze ku rukiko rukuru cyangwa high court cyangwa haute cour mu kuburana noneho urubanza mu mizi mu bujurire. Yego. Turagira ngo twibutse abantu mu byavuzwe mu bimenyetso mbere yuko tuvuga icyemezo cy'umucamanza uyu munsi. Yajyanye waregwa gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, cyaha cya kabiri gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina, cya gatatu aregwa guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Yego. Kubera ko hano havugwagamo abakobwa basa nkaho bageze kuri babiri basa nkaho ari bo bakomeje kumvikana. Yego. Uyu wengira ngo mwitangira ry'ibiganiro byacu umwaka ushize twababwiraga uwo ari we. Uyu mukobwa humvikanye inkuru yo gukuramo inda. Jeweho sinabishidikanyaho ndumwe mu bavuganye n'umubyeyi w'uyu mukobwa nyemerera ko icyo gikorwa cyo kuri inda yavuyemo byabaye kwa muganga. Ubwo yari kwa muganga yari kumwe n'uwitwa Jory igihe habaga icyo gikorwa na Jory ubwe tuvugana. Oya kubinda nyirayo we ari we uwo simusi. Ariko inda yavuyemo yo y'icyo gihe y'uwo mukobwa ise yarabinyemereye ko icyo gikorwa cyabaye. Mvugana na Miss Jory kuri telefone anyemerera ko habayeho icyo kibazo ariko akamutabara nk'inshuti akamusanga kwa muganga. Nanone muri iyi case birongera bikagaruka uyu mukobwa nanone wahohotewe kuri iyi nshuro nanone bavugaga wakurikiranwe icyaha cyo guhozwa ku nkeke n'ibindi bishingiye kuri ya majwi. Nawe byumvikanye mu rukiko rwa mbere ariko rwisumbuye rwa Nyarugenge umucamanza avuga ko Jory ari we wasabaga uyu mukobwa nawe kuba ari we wamuhaga amakuru icyo bavuganye na Ishimwe Dieudonné. Yego. Ibi byombi rero mpereye kuri iyi nkuru kwibaza ngo kuki uwakozerewe icyaha hakagera nubwo wenda Saminda bitemezwa ko ari ya Kid ariko yaje kuvamo biba Jory yarahari. Uwavugaga ko yahohotewe kuri hotel umucamanza akavuga ko yumva ari nko gutereta bisanzwe mu rukiko rwa mbere ariko rwisumbuye nabwo Jory yarahari. Cyane. SMS yashinzaga yagaragaye muri telefone ya Jory. Yego.
uwo ni umwe mu bantu bavuzwe cyane muri uru rubanza Jolly mu kujyanye n'ihohoterwa. Binumvikana ko niba ntibeshye higeze no kuza amakuru avuga ko ari we watanze ikirego cyane. Hari ibyavugiye mu rukiko ibyo cyangwa hanze yarwo? Ujya no mu rukiko byaravuze cyane ko bavuga ati ntabwo abavugwa ko bahohotera ari bo batanze ikirego. Reka dukomeze inkuru yacu. Muribuka tubona mama wa Elisa arira ku binyamakuru bitandukanye avuga ati ndasaba ko leta intabara, ndetse mu ijwi ryaranguraga avuga ati umubyeyi First Lady nawe n'umubyeyi nkanjye yantabara bakamfungurira umwana. Ibyo iribazwa rya mbere ry'aba bakobwa batari bake, tutari buvuga amazina yabo kuko bagomba kugumana icyubahiro nk'abantu bari mu bantu igihe cyibazwa bari bafungiye kuri RIB babaswa, cyangwa ubu turivuga ngo bari bafunze cyangwa bari bacumbikiwe. Je naje kwibaza ahubwo ese bibaye ngombwa ko igihe atari watanze ikirego hari undi wagiye kukigutangira hanyuma waza kubazwa n'ubugenzacyaha ukaba watanga amakuru runaka hanyuma we wavuga uti je nkene noneho gutanga ukuri kwanjye gusobanutse, wajya imbere y'urukiko cyangwa wajya imbere y'umunoteri ukandika ukuri kwawe. Iyo turaza kubigeraho ukuri kuba ari ukuhe? Oya, ukuri nuko umucamanza yabonye. Ntabwo ukuri kwa nyirako. Oya, kuri nuko umucamanza ndagira ngo iki kintu cyumvikane neza mwa bantu mwe, umuntu utaragera imbere y'umucamanza ashobora kureba impapuro zikozwe n'inzego za leta zibifitiye ububasha akavuga ngo izi mpapuro ntabwo ari zo, akazitesha agaciro. Niyo mpamvu mvuga ngo umucamanza niwe munyakuri wenyine. Hanyuma mu rukiko rw'ibanze rwisumbuye nta kuri yari afite. Ni nayo mpamvu bashyizeho ko ufite ukuri gucaga se wo hejuru agomba kuba afite ukuri. Uyu habonetse undi umujya hejuru nta kuri nawe yakumurusha. Aya mahirwe arahari ntayo muri uru rubanza. None ubwo ukuri kurarangiye. Uretse gato ukuri kurahari, ariko kurahari nari nyikomeza. Yego. Impamvu nzanye inkuru yo kuvuga ngo hari amakuru avuga ko ubwo aba bana b'abakobwa habagaho impamvu yiko icyo kirego gitangiye gukurikiranwa. Aba bakobwa bose baraye kuri RIB barafashwe bararayo. Yego. Bamwe bajyaga badutera urwenya ngo hari uwo babajije batirega humura ntacyo uri bube, ati se ubundi urashaka kurya iki? Ngo byari nka 8 z'ijoro, ati ngewe ndya umunyigi n'ubunyobwa. Ararira barabuzana bahamugejeje ati numva mfite diare. Ntiyaburya n'ubunyobwa n'umunyigi biramunanira. Aba bana b'abakobwa bwari ubwa mbere. Nituvuga abana ariko imyaka y'ubukure barayujuje. Ariko ngiye kubita abana birakunda. Kamvuga aba bakobwa bari muri Miss Rwanda cyangwa bumvikanaga muri iki kibazo bafite imyaka y'ubukure, ariko mwibazwa ryabo bari kuri RIB kandi basa n'abafashwe. Muri uko gufatwa batangira ngo ubuhamya hamwe bakajya baganira bungurana ibitekerezo babwira umuntu ibyababayeho. Yego. Bigera naho muri abo bafashwe bajonjoramo none uwo bajyana mu bushinjacyaha, abandi baravuga ati ngaho ni mutahe. Uyu ni uzabasha kubisobanura. Uyu mukobwa Elisa. Ikintu gitangaje nyine noneho kuko Elisa we yaregwaga kubwira abakobwa ngo bakore inyandiko z'ibinyoma. Igitangaje muri ibi noneho nuko muri uru rubanza mu isomwa umucamanza avuze ko Maître Emeline Nyembo ari we wasabye ko aba bakobwa bandika impapuro kwa noteri. Abasa ari ikibazo kirimo ra nyine, ariko wibuka ko Elisa ari we baregaga icyo cyaha. Ni dosiye yari siriyo. Ariko hano umucamanza avuze ko baramugishije inama akababwira ati mu bikore niba hari ukundi kuri mufite gutandukanye n'ibyo mwabashije wenda mwe muri kugihunga. Ese nta buhamya bushobora gutangirwa mu bugenzacyaha burimo igihunga? Ntabyo ushobora kuhavugira kubera igitutu kibikuri hejuru. Uyu mucamanza wo mu rukiko rukuru akatiye Ishimwe Dieudonné imyaka 5 y'igihano mu gihe ubushinjacyaha bwamusabiraga imyaka 16. Ndagira ngo tuvuge kuri iki. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Ahamijwe icyaha cyo gusambanya ku gahato. Ku gahato. Yego.
asabirwa imyaka 16. Ndagira ngo mbibutse nk'uko umucamanza nawe abyivugiye mu baburanye nta wigeze avuga ku kijyanye no kugabanya igihano. Ni iki cyatumye umucamanza ariko agabanya igihano? kono bwa mbere Kid yisanze muri situation ku buryo afatwa niba yasanze yarakoze icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato akwiye guhabwa igihano cy'imyaka 5 atigeze anatakambira atanasaba imbabazi. Yahakanye icyaha yarahakanye. Icyambere ntiyorohereje ubutabera ngo yemere icyaha. Yego. Ubwo nagira ngo twumve impamvu nkomeza cyaha iki kimuhamye niba koko kimuhamye. Ntiyigeze asaba kugabanyirizwa. Umucamanza bikoza kubera iki? ngo ni ubwa mbere avuze ko ari ubwa mbere Prince Kid hamwe n'iki cyaha. None se ubwa mbere wariye ruswa wariyeho ruswa bwa mbere cyangwa uwisheho bwa mbere akemera icyaha akanasaba imbabazi agatakamba ko batajya bamugabanyiriza cyangwa bashobora kumugabanyiriza. Uyu we noneho ntiyemeye icyaha ntiyatakambye ngo agabanyirizwe. Yanorohereje ubutabera urubanza rwarakomeje rurashorera. Icyaha kimuhamye ku bw'agahato. Umucamanza niki cyatumye yambara inkweto zo kugabanya igihano? Nta navuze ati wenda afite uburwayi turagira ngo atazatinda yakaremba. Ahundi icyaba yaranarekuwe nta kiri muri gereza ngo arakomeje kumubabarira ngo arimo aribaza ati gihamaze niki gitumye mugabanyiriza. Iyo mpamvu kuri ubwo nyine irumvikana ariko kubwo ku bandi niba bari butubwire niba yumvikana. Impamvu ikomeye ituma umucamanza agatanziye. Uyu mucamanza twatangiye tubabwira ukuntu yumva umuntu akubumva ateza amatwi yagowe no gusoma iki cyemezo. Hariho ikindi kintu cyanteye kwibaza, niba warasambanyije umuntu ku gahato ukabikora rimwe muri ahantu hamwe wari utuye ukazagera ukajya gutura ahandi yahereye Kisozi Kinyinya niba ari iyo ngiyo hirya za Kibagabaga niba atari Remera ngo yamusangaga yakamusambanya bimukira na Busanze arakomeza musanga yakomeza kumusambanyirizayo. Ariko mu buhamya bw'uwo wasambanyijwe umugenda yaravuze ngo ansambanye ngo nyamuga ngo narekeraho kuko arambabaza. Ubu ni wa wundi wakuyemo inda mbabwira inda tutamenye nyirayo. Ariko ubwo nawe araho aramangamanga gusa nyine kuko nyir'ubwite yari yabyiyemereye. Ikiza mu nkiko ko badashaka ikurikirana ry'ikindi cyaha. Oya basuzuma ku cyaregewe. Hanyuma ikindi hano harimo ibintu bibiri ngira ngo abantu batwumve. Banyamategeko, bacamanza, bashinjacyaha, bagenzabyaha, bavoka. Urabona twe turi abanyamakuru mwe mukaba abagaragu b'amategeko. Nubwo twese abaturage turi abayoboke b'amategeko. Ariko harimo ibintu bibiri. Umucamanza yasuzumye ngo asanga ibyavugiwe muri RIB n'ubushinjacyaha. Ubugenzacyaha yego RIB ubugenzacyaha ubushinjacyaha abona abarezi ba Kid abarega ari byo bigomba guhabwa iki hahandi bari muri ya minsi iryo babaye bafunzwe ibyo bemereye ibyo bavugiye ngo bikwiye guhabwa agaciro ngo kandi inyandiko yakorewe imbere y'umukozi wa leta wemewe. Ubwo bavuze umukozi wa leta na noteri arimo. Nubwo batari umukozi wa leta ariko nuri mu rwego leta yemera ko noteri abaho uwigenga cyangwa uwa leta. Ntabwo riba rubaye impapuro mvaho urumva keretse iyo wayikoze ari we wahagaze ku gikorwa ubwo ni noteri. Bivuga ngo noteri yaba yarahagaze aho areba ko babasambanye cyangwa batabasambanye niwe wari kubisertify. Nibwo yari kuba inyandiko mvaho. Arongera umucamanza aravuga ngo bivuze ngo mwese impapuro mutunze mu rugo muhagararanye na Samu twarajye nkavuga ngo Samu iyi mikoro ndayikugurishije tukabikora imbere noteri tukamuhiranga muntu tugasinya. Iyo mapuro nta kivuze none hanyuma y'icyemezo cy'umucamanza. Keretse noteri umujyanye ku isoko ugiye kugura. Keretse noteri mwarajyanye akajya avuga ati nteremo metero. Nsanze ikibanza ari 15 kuri 30. Naho ubundi kuvuga ngo mwateye metero musanga 16 10 zingahe. Mumaze kuzemeza muraza muzimwandikira imbere. Urukiko rwemeje ko impapuro za noteri nta gaciro zigira iyo umucamanza bisuzuma. Aravuze ati ndetse n'ibivugirwa mu rukiko byose birenze kuri kivuze. Nta kuri byose bishobora kuba atari ukuri. Hahabwa ukuri gusa ikintu cyavugiye mu bugenzacyaha. Ibintu tuvugira rero bagutaye muri ayandi ya mbere tujye tubyitondera. Yewe ndemera ko umucamanza yaciye urubanza mu bwisanzure bwe. Babikuvugisha haraka kuri hejuru.
babikuvugisha ufite igihunga ariko umva ikindi kintu gikomeye aba bakobwa bagiye kwa noteri bataraye muri RIB bambaye ya myenda yabo myiza bari kuri taye bisize bashokoje ibyo bavuze bari kwa noteri nibyo bitemewe ibyo bavuze baraye bateze ibitambaro bambaye ibirenge bari kuri RIB baryo ibyo bikabananira byo bifite ishingiro ubwo ndagira ngo wumve icyo umucamanza ishingiraho riri aba bakobwa umucamanza wa mbere atera intambwe asanga urupapuro rwa noteri rudahagije aravuga ati wa mugani bashobora kuba bari babashyizeho igitutu kambishyirire muri zone ituma numva abashyira muri zone ubushinjacyaha bubashyira mu nzu y'ubushinjacyaha ababuranyi bati kubera iki abo agiye kubazwa n'urukiko bari mu biro by'umushinjacyaha babiburanaho icyo gihe urubanza rurasubikwa kugira ngo bazajye muri zone yindi yigenga n'urukiko icyo gihe bagiye mu rukiko mu kindi cyumba cy'urukiko hanyuma umucamanza arababaza bose arabibariza bose bari kumwe bemera ko nta hohoterwa bakorewe kandi ko ibyo bavuze nonaha ariko kuri ibyo bavugiye umucamanza n'ibyo bakorewe kwa noteri ariko kuri kwabo ariko ngo Nyembo yabwiye aba bakobwa basinya kwa noteri ko bakwiye kushinjura ishimwe ngo kugira ngo bakurweho urubwa rwo guhora bavuga ko basambanyijwe mu itangazamakuru noneho aba bakobwa bageze imbere y'umucamanza ntibigeze bamubwira ko bafite ubwoba bw'urubwa sibyo nta byavuzwe aba bakobwa ntabwo bigeze bagaragaza ko bashyizweho iterabwoba ngo umwavoka yarabasabye ati ni mu mushinjure mwandike nibyo bizabafasha ariko mu bwisanzure bw'umucamanza nk'uko abivuga asanze Kida agomba kumufunga imyaka 5 dora kandi kantu naje kwibazaho aravuze ngo umucamanza ngo amuhamije ibyaha bibiri bibanza by'uko yakoze ibintu runaka ku ngufu imibonano mpuzabitsina basuzumye nta bushake ntaki basuzumye ubushake yego nta bushake ntaki kandi icyaha cyaramuhamye kuba ko yabikoze ku ngufu sibyo kubera ko uwo yabikoreraga yashakaga kuzaba Miss yamwizeza undi nawe akaba yari kuba ari bumutunge biri mu gihe cy'amage cya COVID ariko yirengagije yuko amukuyeho icyaha cya gatatu ngo cyo guhoza undi ku nkeke wasambanya umunyengufu nke inshuro 2 3 ukageza niba ari muri 5 nta nkeke kirabamo ni 10 nta nkeke kirabamo ku munyengufu nke oya ni inshuro 10 none ahubwo yirengagiza ko yabanje Kibagabaga ishimwe akimuka akajya Busanzwe guhora kwirukansa gusambanyiriza hirya no hino hatandukanye nta kugira ngo wumvura birambiwe ko nta nkeke kimuhana reka nkubwire icyaha cy'inkeke nawe yafata reka nkubwire icyaha cy'inkeke aho gituma umucamanza atari bushobore kukimushamya umuhamije bira bibiri bibanza nkubwire impamvu ndagira ngo nkwibutse ko amajwi umushinjacyaha yiyemereye ko akase mugenzi we ati nta kase ntabwo umucamanza ari butinye ko kwivuguruza kwa babiri bya umucamanza ntiyabibona hahera mwibuke ko aya majwi yagombaga kuyatesha agaciro kuko ikigo cy'ubuhanga cyazanye amajwi cyerekanye ko telefone yafashe amajwi yari itarabaho rero iyo amuhoza ku nkeke kandi ariho bakuraga ikiriya yagombaga kuba yari bwibaza ati ko amajwi twasanze ibipimo bidahura ndamuhamya nte aha rero icyo twabwira abantu mu magambo make umucamanza asanga imvugo zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha arizo zifite ishingiro kurusha icyemezo cya noteri no kurusha ibyabwiwe umucamanza mu maso mu rukiko umutangabuhamya avuga ati sinakorewe icyaha bityo abantu mwese mugumana impapuro zanyu ariko muzamenya agaciro kazo izo mufite zakuvuye kwa noteri ari uko urubanza rurangiye ngayo rero nshuti bakunze ngira ngo twabanye muri uru rubanza guhera mu Kagarama Kid yinjira arinzwe n'abantu bambaye amakota ya kaki gusa icyo tumenye nuko nta nkeke abakobwa n'abasore n'ibitereteranira nta nkeke ihari oya ariko harimo ikibazo ntashimisha mubiri yabiki oya buretse yego umva ikintu kirimo gikomeye abantu bagomba kwitaho ikize buretse gato bavuga ati abasore abagabo bazambwira ibintu nzavuga ko mwanshize ku nkeke harimo ikintu gikomeye ubushake hano umunzani witegeye cyangwa nagutegeye ngo tumenye ko ubushake bwuzuye ariko nanone nagutegeye nkayakoherereza ukaza uvuga uti kubera ko nashakaga ko azamfasha ikindi
abantu bose muri kovide bari bashonje basambanye n'abakoresha babo. ngo cyose mvuze utumvise niki? abantu bari bashonje basambanye n'abakoresha kubera ko babaga nta byo kurya kandi umukoresha wabifite. Umukoresha ashobora guhamagara umukozi we ati ngwino umpa nanjye nguha amafaranga yarazaga. Ikindi mugomba kumenya umunsi umuntu ukora uburyo bwo kwicuruza, ndavuga abo twita indaya mu Kinyarwanda, musi yaguhindukiranye ko nabonye umunsi bizabindi yaje akaryama iwawe, yego bugacya akavuga ati yansambanyije kugahato kuko ubushake bwanjye bwari buke batuwa naje kuko nari maze kabiri ntarya kandi nta kandi kazi nari bubashe kubona, ariko uyu mugabo ambwiye ko ari bumpa amafaranga yo guhahira abana, nemera kuryamana nawe kuko yanyerekaga 50 ijana ibintu 50 kandi nzi ko afite imodoka kandi hariya nzi ko hari icyo yamfasha. Niyo mpamvu nagize ni ubwo rero ndazabyuka cyamunara kize gitwara na ya modoka nicyo bivuga. Ngayo nguko rero ngira ngo urubanza nuko rurangiye, umucamanza yemeje ko afunze Ishimwe Diodoni imyaka 5 ni hazawe ya miliyoni 2 mu gihe bari basabye miliyoni 20. Nayo impamvu zigabanyije ntago yayitubwiye muri uru rubanza. Hazabu ntago tuzi no mu rubanza mwisoma ntigeze atwereka impamvu na ya mande ayo ni ariko ikindi ntigeze atwereka impamvu ikomeye yatumye ko ibushake butagaragaraga. Gusa yatweretse ko kuba umuntu yari umunyantege nke kandi igihe cya covid bashonje, abantu bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cya covid murarye muri mpenge, kuko umuntu ashobora kuvuga ati nari nishwe n'irungu mu rugo kandi wagira umuziki nuko nigira inama yo kujyayo, ariko nta mahitamo nari mfite. Reka tubashimire rero, tuzere ko ubutabera butanzwe mu nyungu za rubanda ndetse hagati y'abaregwa n'abaregaga bose babonye ubutabera kandi bushyitse. Ntekereza ko ikiza nuko abacamanza bavuga ngo ntibakajye bagira kwicuza ku cyemezo bafashe, cyane ko kiba kiri mu nyungu za rubanda. Ndabashimiye, mugira ibihe byiza. Ndiskovia Mutesi na mugenzi wanjye Samuel Mutungire.